Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Yesu ashimwe bakundwa bene data, ndabasuhuje nanone mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yesu ashimwe. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Turakomeje kuvuga ibyakozwe n'intumwa cyangwa ibyakozwe n'umwuka wera. Dushimye Imana ituremeye uyu munsi ikabibuduhaye ngo tuwunezererwemo, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Uyu munsi ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana yanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 12. Ni inkuru ndende ariko turasoma duhereye ku murongo wa mbere gusa tugeze ku murongo wa 5. Ndashaka kuvuga umurimo w'abitorero. Abitorero bagira imirimo myinshi, ariko muri iki gice cya 12 cy'ibyakozwe n'intumwa ndashaka kuvuga umwe mu mirimo y'abanyetorero, ari wo murimo wo gusenga kandi bagasengana umwete. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa ibice 12 duhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo waho wa 5. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda 4 agira ngo azamushyira abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Haleluya. Mu nkundire dusubire mu murongo wa 5. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Imana ishimwe. Tumaze iminsi turebera hamwe imirimo itangaje yakozwe n'intumwa bamaze kwakira umwuka wera, cyangwa bamaze guhabwa imbaraga z'umwuka wera Kristo yari yarabasezeranije. Tumaze iminsi tuvuga iyo mirimo itangaje bakoreshejwe n'umwuka wera. Hanyuma kandi twabonye uburyo abantu bagendaga bizera. Imbaraga z'umwuka wera zafashaga abigishwa gukora iby'ubutwari, kuvuga bavugishijwe n'uwo mwuka. Hanyuma abizera benshi bakaboneka, abantu bakihana bagahindukirira Kristo. Hanyuma kandi twabonye uburyo abizera bashya bari bamaze kwizera bafatikanije n'intumwa bakazajya bakundana, bashyira hamwe, bakorera mu rukundo, bagira ibihe byiza cyane. Iyo usomye mu bice 4 by'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nyine, ugahera ku murongo wa 32 ukagera kwa 35, ubona uburyo bakundanye cyane, bagakorera hamwe, bakajya ngo bagurisha ibyabo bakabizanira intumwa ngo ntihagire umukene n'umwe babamo, bagasangira ibyabo uko bwije nuko bukeye, kandi kubera urwo rukundo ngo Imana ikagenda ibongerera abakizwa. Hanyuma hari ikindi nabonye mu gice cya 2 cy'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, usomye umurongo wa 42. Nakunze ibintu 4 bakoraga bakabihugukira, bayobowe cyangwa bafashijwe n'imbaraga z'umwuka wera. Bibiliya iravuga ngo bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigishaga. Abo n'abizera bashya, bagasangira ibyabo, bakamanyagura umutsima, ndetse bagasenga, bakabikora bashishikaye. Imana ishimwe. Nababwiye ngo ndashaka kuvuga ku mumaro cyangwa ku murimo. Ndashaka kuvuga ku murimo w'abitorero. Bagira imirimo myinshi, ariko uyu munsi
navuze ngo muri iyi odiyo ndavuga umurimo w'abanyetorero wo gusenga kandi bagasengana umwete. Rero mu byo bashishikariraga bamaze kwizera Kristo bayobowe n'imbaraga z'umwuka harimo no gusenga. Bashishikariraga gusenga ngo iri persévérer dans la prière, bakabikora ku manywa na nijoro, uko bwije n'uko bukeye bagashishikarira gusenga. Imana ishimwe. Igihe kiragera rero kubera umurimo w'Imana bakoraga, kubera uburyo izi ntumwa zari ziri mu bubyutse, Satani nawe arahaguruka. Satani yanga ibyiza, atangira kubagerageza. Habaho menace, ahagurukira mu bari abayobozi b'icyo gihe, mu bakuru, mu batambyi, batangira kubamerera nabi. Rero muri iki gice cya 12 dusomye yuko Herode yatangiye kubicisha hirya. Ntabwo twavuze ukuntu bataye Petero na Yohana hagati bakabafunga, ndetse nuko igihe kiragera noneho Herode afata n'umugambi atangira kubica. Turasomye yuko ngo yatangiye gufatira, uwo ni Herode, ngo bamwe bo mu itorero ngo atangira kubagirira nabi, ndetse ngo yicisha Yakobo inkota, aramwicisha arapfa. Imana idutabara. Bibiliya yatubwiye ngo Herode amaze kwicisha Yakobo inkota, abayuda ngo barabyishimira, ngo abona arabanejeje, noneho ngo atangira kongera kwiyongeza abandi. Ngo ni muri ubwo buryo yafashe Petero nawe, ngo hanyuma ngo amushyira mu nzu y'imbohe. Ariko hari icyo atamenye, ntabwo yigeze amenya yuko icyo Imana yagambiriye ari cyo gisohora. Ntabwo yigeze amenya yuko gupfa k'umuntu w'Imana apfa ari uko Imana yabyemeye cyangwa yabitegetse. Ariko y'Imana igufiteho umugambi, nkubwije ukuri ko nta kintu na kimwe waba. Rero uyu Yakobo yicishijwe inkota kubera ko ubugingo bwe Imana yemeye ko ari hariya bugarukira. Ariko bashatse gufunga Petero ngo amushyira mu nzu y'imbohe, nawe ngo yaragambiriye kumwicisha, ariko w'Imana ntiyabyemera kuko yari imufiteho uwundi mugambi n'ibyo izamukoresha. Imana ishimwe. Bene data, nagiraga ngo mbabwire, nubwo habaho ibyago, nubwo habaho amakuba, abantu bakaguhagurukira bagashaka kukwica, nukuri Imana itabisinyiye cyangwa ngo ibyemere, ntabwo wapfa. Hapfa uw'Imana yemeye, yakunze guhamagara, ariko igihe cyawe kitari cyagera ntabwo byakunda, inzira zose byanyuramo. Imana ishimwe. Nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani ibice 21 umurongo wa 30. Harambwira ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Imana ishimwe. Somye muri Yobu ibice 42, soma umurongo wa 2. Harambwira ni Yobu wabivugaga, haravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Nukuri nta cyabasha kurogoya umugambi w'Imana. Imana yarabyemeye, Yakobo yicishwa inkota, ariko Petero Imana ntiyashyiraho akadomo. Niyo mpamvu Petero ntacyo yabaye. Imana ishimwe. Humura ntacyo uzaba kugera aho Imana izabitegekera, wowe ujye uyikiranukira gusa. Nuko Petero ngo ashyirwa mu nzu y'imbohe, arindwa n'abasirikare ngo 16, bane bakajya ku izamu, abandi bane bakajya ku izamu, 16 bose. Ariko uko umubare wangana bazaterana, ariko niba Imana itabateranije ntacyo bazagutwara. Bibiliya iratubwira, ukomeje ugasoma icyo gice, ngo habaye nijoro marayika w'Uwiteka araza, aramukomanga, aramubyutsa, aramusohora, aramubwira ngo kweta inkweto wambare, aramusohora. Petero akazajya agira ngo ararota, ngo ageze ku marembo ngo abone urugi rurakingutse. Imana iramutabara ikoresheje marayika yatumye. Haleluya. Petero arokoka gutyo, ageze hanze ngo yirembo, ngo abona ntizari inzozi, amenya ko ari marayika w'Imana umutabaye. Imana ishimwe. Hariho marayika Imana ijya yohereza aho rukomeye, marayika agatabara. Bibiliya iratubwira mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 14, haratubwira ngo abamarayika bose ni imyuka ikorera Imana, ngo itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza. Imana ishimwe.
ariko kugira ngo bigende gutyo, kugira ngo Petero atabarwe, byagenze gute? Umurongo wa 5 watubwiye ngo uko yari ari mu nzu y'imbohe, abera ngo barasenze, bagira umurimo wo gusenga, barasenga ndetse basengana umwete. Bene data, niba dufite mwene data wagize ikibazo, niba dufite mwene data ugenda ukundi, niba dufite mwene data tubona utari mu nzira, hari ibitagenda, abera b'Imana, abanyetorero, dusenge kandi dusengane umwete. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Niyo mpamvu Petero yavuye mu nzu y'imbohe, ijuru ryaratabaye kubera yuko abanyetorero basenze kandi bagasengana umwete. Ndabashishikariza gusenga, ndabashishikariza gusengeranira. Dusengere bene data, abera bo mwisi burya ngo dufatikanije imibabaro, dusengeranire. Imana ntizabura uko ibigenza ngo idutabare. Imana ishimwe. Ndimo nsoza iyi audio bene data, ndagira ngo mbabwire ngo dufite Imana itabara. Uhumure, ntacyo uzaba. Igihe cyaragize Petero ngo baramushakisha, ngo baramubura, ari abari bamurinze bayoberwa ibyabaye. Herode wategetse kumurinda bayoberwa ibyabaye, baramushaka ntibamubona. Bene data, dufite Imana irinda. Muzi uko byagenze, babarinzi bari bamurinze nibo bategetse ngo barabica kandi baziraga ubusa. Nahise ntekereza ijambo Bibiliya yambwiye rivuga ngo kuko wambereye inkoramutima, ngo kandi ukaba uwo kubahwa, ngo nanjye nkagukunda, ngo nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, ngo n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Turashima Imana igitanga ingabo zigapfa mu cyimbo cyacu. Petero yararokotse kandi bari bagambiriye kumwica, ariko abanyetorero hari icyo bakoze. Bene data, dusenge, dusengera imiryango yacu, dusengera ubugingo bwacu, dusengera abana bacu, dusengere bene data ngo abitorero bagira umwete wo kumusabira. Nicyo cyatumye ntacyo yabaye. Imana ishimwe. Tugira umwete wo kwisengera, tugira umwete wo gusengera bene data, abera bo mwisi dufatikanije umubabaro. Kwisengera, gusengeranira numwe mu mirimo y'abanyetorero. Imana nibaha umugisha. Mukunde gusenga, dukunde gusenga. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu.